iyi Subaru ubona irangura ibihumbi 2,000. yego ubwo nkayikoresha 12. ibi ngibi byo intuza agafuka kabyo karangura ibihumbi 100. Ibihumbi ariko 100. ubwo ndagenda nkajya ku bantu baba bararanguye ngiye nkarangura detayi, narangura uwa 5, narangura uw'icumi bitewe nuko nabonye igishoro. Muri make nk'ubu mbonye nanjye ubushobozi kuko mfite ipfunwe ryo kuvuga ngo ibi ntibihagije, ndakurira umuntu mu mutwe nibyo, ndefiriza neza nibyo, ariko nta bushobozi mfite bwo kumwumukiriza umusatsi kuko mfite abantu bagira imisatsi myinshi nkorera, buryo ashaka kudefiriza rimwe mu mwaka akamwohereza ahari amasaro ngo bamwumukirize bamusokoreze. ariko mfite ubushobozi nanjye nashaka bya byuma, ayo matonkisi nkajya nyakoresha cyangwa se nizo za furate cyangwa n'amaseshi, n'ibyo biguzi nkabibafungira. usanga abakiriya kenshi hano babimbaza, ariko ntabwo ubushobozi ni buke. abwira Imana nti Mana ndagiye, tegura aho ngiye, ibibe bibe ku bwawe ntibibe ku bwanjye. urumva rero njyewe niragiza Imana niyo nkesha ibyo nkora byose. ubwo iyo itampaye uwo munsi mba nzi ko hari imbabare nyinshi iba yasuye, ariko nanjye itanyibagiwe. ubwo rero icyo nashishikariza abamama nuko bashyira hasi amaboko. utubwiye ko uri umumama ufite abana, none se papa wabo ari hehe? papa wabo ntabwo ahari, arafunze, amaze imyaka 8 ari muri gereza. iyo nkuru ikuguyeho ubwo yakiriye ute? nariyakiriye nyine bisanzwe, nabifashe nk'ibintu bisanzwe kuko kwikomeza bibaho, ariko n'Imana idufasha. ubundi ngera hano saa 12 z'igitondo, saa 12 cyangwa n'igice, kuko mba mu rugo saa 11 n'igice ngiye mba nabyutse. nkaza mu kazi. ariko igihe cyose cya mbere mbaje gushimira ni kimwe, kuba utaragiye mu buraya ngo ujye mu biyobyabwenge, ukamenya inshingano zawe, ukaba mama ukabona papa. nicyo kintu cya mbere mbaje gushimira. ntabwo ibyo nabikora kuko ni ukuvuga ngo ahangaha turi mu murenge wa Ndera, akagari Kibenga, umudugudu Rugazi. rero dusanze umubyeyi hano ku rubaraza atubonye ati mwahagaze mukanganiriza ko nanjye ntameze neza muri iki gihe. mubyeyi reka tuguhe ikaze. murakoze. cyane bibwira abanyarwanda. Nitwambaye Ingabire Claudine, nkaba ndi umumama w'abana 3 n'umwuzukuru umwe. ubwo rero ubuzima bwanjye nyine ni ibindi bisanzemo. noneho naje kugira ikibazo cy'uburwayi, mara igihe kinini nararwaye, ariko ndwara indwara z'amayobera, simfata akaguru. noneho birangije ndivuza biranga, ngeze nubwo njya guca mu cyuma hari Kanombe, bambwira ati ibyawe urabona nta mazi arimo muki n'ivi nyine nta mazi rifite. none rero icyo twagufasha ni uko wagenda ugashaka amafaranga tukazagufasha tukakubaga. noneho ngo hari ukuntu baribaga bakongeramo amazi kuko ntabwo ivi ryanjye ntabwo ryimorotse. kubera rero ubushobozi buke naricaye ndatuza. waricaye. utubwiye ko uri umumama ufite abana, none se papa wabo ari hehe? papa wabo ntabwo ahari, arafunze, amaze imyaka 8 ari muri gereza. yagiye mubyaranye kangahe? twari tubyaranye nyine 3. uvuga ngo yasize mfite umwana w'umwaka 1 n'amezi 3. ubu rero afite imyaka 8 hafi 9. yaba bamufungiye iki? yazize viole. viole bikoze icyaha cya viole, kandi urumva ni 25 ra cyangwa 30? niyo bamukatiye 25. amaze 8 ubwo hasigaye iracyari myinshi. ubwo rero nyine bitewe n'ubuzima turimo, abana ni njye mbarera, njye papa wabo nkaba na mama wabo. kuvuga ngo kurya ni njye bareba, nta wundi. kwiga ni njye bareba, kandi byose biva muri ibi ngibi. ubu tungaye mbona abana bamenyereye vare n'ibyo kurya nyine. ni ukuvuga ngo iyo nkoze njye nifashisha amatsinda, nshaka agatsinda niba nakoze nabonye 5 cyangwa se 3, ubwo ngomba kurya 2, noneho bya 3 nkabyizigama. ubwo ukora 3 ushaka gukora 3 ku munsi? hari igihe mbibona, hari n'igihe ntabibona.
biterwa n'uko abakiriya baje. urabona muri iki gihe nta mafaranga ariho, ikibazo cy'ubukene kirugarije abantu. ubu ndibaza jewe byantangaje nimba kano kameza mbona havamo minerivare akavanemo n'ibiryo, cyangwa ufite ibindi bintu bigufasha ku ruhande baterankunga? Oya ntabwo, ni ibi ngibi nkora. niba ukora gusa ubushobozi nabuze wenda n'ubwo kuzamuka ngo naguke, usanga n'abakiriya benshi bansaba ati nk'ubu ngubu ufite ubushobozi wajya udefiriza nk'uku ukatwumukiriza umusatsi cyangwa ukanagusokoza, ariko ubwo bushobozi njye ntabwo mfite. umugabo yasize mutuye se cyangwa mwakodeshaga? Oya, ari dutuye, ntabwo dukodesha. n'ubundi uvuka inaha ngaha se? Oya, mu rugo iwacu ni Rwamagana. Rwamagana. ubwo bivuga ngo mwaje gutora hano wowe n'umugabo wawe? Umugabo wanjye wavuka hano i Gasogi. Yego. aha ni Gasogera? Oya, Gasogi ni hano hakurya. Yego. njye nkaba hano ku Gashure, ariko nkorera hano niho nkorera ubuzima bwanjye bwa buri munsi, ni ukuvuga ngo mbukesha hano mu Gasima. ku Gashure se ko bari kureba hano ubwo ntibikugora kuhagera? nyine birangora, ariko nta kundi. nyine ubu amasaha yanjye yo gutaha ubu ngubu ubundi abaraye. uwaje hose hagahe? ubu kubera umuganda naje nyuma ya saa sita. ubundi hajya ryari? ubundi ngera hano saa 12 z'igitondo. saa 12 cyangwa n'igice, kuko mba mu rugo saa 11 n'igice njye mba nabyutse. nkaza mu kazi. ariko igihe cyose cya mbere mbaje gushimira ni kimwe, kuba utaragiye mu buraya ngo ujye mu biyobyabwenge, ukamenya inshingano zawe, ukaba mama ukaba na papa. nicyo kintu cya mbere mbaje gushimira. ntabwo ibyo nabikora kuko abana mfite barakuze, nanjye nagiye kubikora naba ndi kwigisha aba bana. ubwo rero urumva niba umukobwa yagize 21, haba umusaza afite 18, murumuna afite imyaka 8, urumva ukora iki? ukora amakosa ahetse ababwiriza wa mwana uri mu mugongo. Yego. nicyo babwira mama bifata nabi bakajya muri izo ngeso, kandi nabo bakora bavana amaboko mu mufuka bakaba bakora. ikintu nabashishikariza, ubundi iyo ukoze kandi ukanasenga Imana iragufasha, ikongera imbaraga, urumva. kandi ikindi, buriya Imana iravuga ngo musabe muzahabwa, kandi mushake muzabona. iyo wayisabye ukayibwira buri kimwe cyose iraguha. kuko nanjye iyo mpagurutse mu rugo iwanjye ndabanza nkasenga, abwira Imana nti Mana ndagiye, tegura aho ngiye, ibibe bibe ku bwawe ntibibe ku bwanjye. urumva rero njyewe niragiza Imana, niyo nkesha ibyo nkora byose. ubwo iyo itampaye uwo munsi mba nzi ko hari imbabare nyinshi iba yasuye, ariko nanjye itanyibagiwe. ubwo rero icyo nashishikariza abamama ni uko bashyira hasi amaboko bagakora, bakiteza imbere. ubwo rero ugize amahirwe ukabona aho mutera inkunga yagufasha, yaba atabonetse kandi nabwo ntabwo wacika intege, wakora ibisanzwe nk'uko bikwiye, ntujye kwiba cyangwa se ntujye no muri ubwo buraya, ukabona ibitunga abana. niho wakwiye imbaraga se zo kumva umugabo icyambere cyo tuvuga nko guciye inyuma, sibyo? akoze icyaha cya viole, ni imbaraga zikwiye kugira ngo wenda udahita uva bavuga ati abana reka mbajyane wowe umugabo nayo nigendere kuko umugabo arantengushye. izo mbaraga zikwiye umugabo amaze guhemukira gutyo. njye ahantu imbaraga nazikuye, abana baramvunye. ntabwo nafata umwana wanjye wamvunnye, naryamiye kwa muganga nkaba namarayo nk'amezi 2 ndi muri koma, ngo nimbona umwana akuze njye kumutereragana, ngomba kumureresha ubushobozi bwose mfite, ariko umwana wanjye akabaho neza. iyo nkuri kuguye ubwo byo yakiriye ute? nariyakiriye nyine bisanzwe, nabifashe nk'ibintu bisanzwe, kuko kwikomeza bibaho, ariko n'Imana idufashijemo. ubu se ujya wibuka kujya kumusura nibura hari muri gereza, cyangwa nawe watereye ati nanjye yarambabaje? oya, ndamusura rwose. umva, nawe yagezemo ni nk'ishuri ryamubayeho, kuko yagezemo aranakizwa. ubu ni umubwirizabutumwa, nawe abanshishikariza ambwira ati ntuzasubire inyuma, njye nakugushaga ariko ubu tuvugana nta kibazo. iyo nayabonye nyine nasaguye nk'uko abana
nabagaburiye nkabona harasagutse nohereza kuri kode y'ikigo bakampamagara ati ni wowe wohereje amafaranga wayoherereje nde umuntu witwa gutya na gutya ubwo nyine nkamenya ko yamugezeho nawe akampamagara ati amafaranga wanyoherereje narayabonye. ubu ndibaza kano kabase kawe na kano kameza igishoro ni nyamfanga. Ibi bintu rero igishoro cyabyo ni ukuvuga ngo akangaka nkarangura 12,000. 12,000. Iyi Subaru ubona irangura 2,000. Yego. Ubwo nkayikoresha 12,000. ibi ngibi byo intuza agafuka kabyo karangura 100,000. Ariko ubwo ndagenda nkajya ku bantu baba bararanguye ngiye nkarangura detayi narangura uwa 5 narangura uw'icumi bitewe nuko nabonye igishoro. Muri make igishoro cyawe hano ni 5 sibyo? 12. Ubwo ni ibihumbi bingahe? 7. Ubwo ni 20. 21. Ibihumbi 21 ugatunga urugo ukagaburira abana ugasura umugabo muri gereza kandi nawe ukaryamo. Nawe ugasanga hanze hari abadamu banga gukora aho bakavuga ngo ntabwo twabona igishoro. Uvuga ngo akangaka niba nkaranguye 12 hano kaba gahagaze amafaranga 500. Iyo uje nkagusigira nkagucira inzara nkagusiga ni igihumbi. Iyo haje abantu 5 cyangwa se 7 bitewe nuko abakiriya bagiye wenda baje araboneka nkarya ariko nkamenya no kwizigama. Iyo nizigamye hahandi bakampa bampera rimwe. Nibura wizigama mu kwezi mu cyumweru? Oya nizigama buri cyumweru. Buri cyumweru ushaka kwizigama nkangahe? Ubu ngubu hari agatsinda mbamo nizigama 26,000 bya buri wa mbere. 26 bya buri wa mbere. Ayo mafaranga wayabonye? Ni ugushakisha nyine. Makumyabiri bya ntabwo usanzwe. Ugushakisha iyo byanze nyine uremera ukanizirika ukararira igikoma ariko ukabona itsinda. 26. Yewe ubu birantangaje bitewe n'uko tuganira avuga ngo wabuze igishoro sibyo ugasanga umuntu hari umwana afite inda ye gusa unabuze igishoro akajya mu buraya. Yebye ntabwo nabijyamo ndi umumama ukuze. Nta gishoro gito kibaho? Nta gishoro gike cyabaho? Oya buri igishoro buriya rero nubwo waba ufite 5 warangura bitewe n'ukuntu ubanye n'abantu. Nshobora no kuba nta n'igishoro mfite njye nkajya hano mu isoko nkabwira umucuruzi w'ibi nkabwa ni nkopa akankopa nkacuruza nabona make nkamwishyura nabona nkuyeho rasi abana bakarya kandi na wa wundi tugakorana neza. Uzi ko igiciro cya mbere bamenya ko ari mu mutwe? Ni mu mutwe icyo nanjye nabonye. Ariko ubwo rero icyo navugaga ni bukeya. Gira ikintu usaba abanyarwanda rero bakubona ahangaha umugore witeza imbere ku 21,000 bye akabasha kureba abana 3 akagemura n'umugabo muri gereza n'umwuzukuru ahubwo ufite n'umwuzukuru w'imyaka 3. Ejo bundi agiye kujya materineri. Ubu ufite umwana wabyaye se? Yego. Ko nawe mbona ukiri muto se? Yego ndashaje 41. Ushatse ufite imyaka nka 20 cyangwa 17? 20 nibwo nari mbyaye. Wari ubyaye ku myaka 20? Ubwo ufuraye ufite imyaka ingahe? 21. 21. Nawe yamaze kubyara? Nawe afite umwana. Ariko niba yarashatse wowe? Oya yarakubaganye nyine ariko ubaraho nyine mu myaka 3 nawe tumaranye ibyo bibayeho ndabona ko yabikoze nawe atari kubwa. Iyo aba ari kubwa barabigize akamenyero. Yego. Oya umugira inama ntazongera. Yamugira inama ntago yabyongera rwose. Ubwo rero namugira inama mubwira ko ubu ngubu aho bigeze ari ugushaka uburyo abana biga bakabaho. Umwana ndi kumubariza ishuri bakambwira hamwe hari aho bambwiye 85 materineri hari aho bambwiye 70 n'andi ariko aha 70 nkabona kumujyana no kumucyura byangora. Mbese nk'uwo mwana wawe wabyariye mu rugo we n'icyo akora ku mwana we akora iki? Nta kameza afite nk'aka kawe se we? Iyo ari ku isoko nk'uko urabona ejo ni ku cyumweru ejo azaza kumfasha. Kuba yakwiye ku cyumweru?
iyi ku cyumweru haba harimo abakiriya, ariko nk'ubu mu mibyizi naba ari mu rugo ari kwita ku bana mu rugo, akora amasuku, mbese akurikirana ibyo mu rugo, nanjye nkaba ndi hano. Ubwo ni umugore nkaba umugabo muri make. Yego. Gira ikintu ubwiye wasaba abanyarwanda bari kukureba. Njyewe ikintu nabasaba nyine wenda ni ukugira ngo babe bamfasha, wenda bakora ubuvugizi, bansabire wenda ubufasha, mbe nazamuka mu ntera, mbona ibyo bikoresho byo kuba wenda najya numukiriza imisatsi abantu, gutera amajeri. Ibyo bikoresho nibyo bintu nabonye bingore, kuko nawe baje barambwira ngo birahenze. Yego. Ubu nk'igishoro waba ukeneye kugira ngo ubone iyo salo, ko tuntu twose uvuze byasaba igishoro kingana gute? Salo irahenda, wenda mbonye nka miliyoni nk'ebyiri. Miliyoni ebyiri? Nanjye nagira nayishima. Ubundi nziza, salo nziza ibiri muri za miliyoni 3 enye, harimo ibikoresho byose, kuko nagiye mbaza kenshi abantu baba bafite amasaro, akambwira ibikoresho amafaranga bigiye bihagaze. Ariko bishobotse mbonye n'izo n'ebyiri, nanjye najya mbona duke ngenda nongeramo ariko mfite aho mpera. Yego. Reka tugushimire rero, wakoze cyane. Namwe murakoze. Sawa.